nanone Robert TV Show. Wowe utarakora subscribe gera kuri channel ukore subscribe. Wowe wabikoze uri umuntu w'umugabo, uri umuntu w'igiciro, kuko iyo muri ka kazi kose akazi kawe bagukora kandi nkakora mwete kugira ngo mumenye ibiri mu bantu, mumenye ubuzima bw'abantu. Ndi kumwe n'umutumirwa aha ngaha, urabona ko ari umusore nyine ufite uri mu kazi, arahuze cyane. Ndagira ngo musabe wanyemerera tukaganira bro. Yego, nta kibazo twaganira. Urakoze cyane kandi urabibwira abakurikiye kugira ngo tuganire bahuye, byaba ari byo byiza cyane. Murakoze. Nanjye amazina nitwa Niyotose Fabrice, nkaba ndi umusore ukora aka kazi k'ubudozi. Niyotose Fabrice. Yego. Dusanze hano muri Yapo, mbona ushishikajwe n'akazi kawe. Yego. Akazi wagatangiye ryari? Ibintu byo kudoda bitangiye ryari? Ese ni izihe nyungu bikuramo? Tubwire kugira ngo n'abadukurikiye ari urubyiruko rufite kwitinya ubatinyuka. Aka kazi nagatangiye umwaka w'ibihumbi 2020 nibwo ninjiye muri aka kazi, ariko ni keza cyane, ndagakunda kuko ari amafaranga araboneka, mbese ubasha kubona buri kimwe ukeneye, wakwishyura inzu, wakora indi mishinga, wagura mashine, byose ubikuye muri aka kazi. Urubyiruko rero nashishikariza gutinyuka bakiga imyuga, umwuga ni mwiza. Ese Fabrice, kuki wahisemo akazi k'ubudozi? Impamvu nahisemo aka kazi nagahisemo kuko narabikundaga cyane, mbona ababikora basa neza, nyine n'amafaranga bayabona, mbona babayeho neza. Mbese njyewe nari nzi ko mbizi cyane, nzi neza ko nta musore cyangwa umuntu w'umusore waza kwiga yicaye ku mashini, aka kazi ari ak'abadamu cyangwa abakobwa. Wowe tubwire igitekerezo ahantu cyaturutse kugira ngo wiyumvemo ko ushobora kwicara ku mashini ukadoda. Ese wakundaga ibintu bya fashion cyangwa ku muryango wanyu harimo umuntu wabigushishikarije kugira ngo ujye kubyiga? Ibi ngibi nta muntu wabinshishikaje, ni njye ubwanjye ku giti cyanjye wabitekereje, numva ko niwo mwuga ngomba gukora. Cyane ko nubwo bavuga ngo ni umwuga w'abadamu n'abakobwa, ntabwo ariko biri. Umuntu uwo ari we wese yabikora kandi akabishobora, bikagenda neza. Nanjye ushobora kunyigisha nkaba nabishobora? Kuko nawe ugakandagira umuriro w'imashini, mashini ikagenda ukadoda. Ntakunda rwose. None se Fabrice, wambwiye ko watangiye muri 2020. Yego. Ese hari kampani waba warakozemo cyangwa wagiye ushaka ahantu kuri imashini, cyangwa ahantu wakoze kugira ngo biguhe experience? Urumva imyaka 5 ni myinshi cyane uri mu kazi. Imyaka 5 ni myinshi. Kampani irahari nakozemo, bayita Define Garment. Ni kampani nakozemo nayo igihe kirekire. Experience ahanini cyane niho nayikuye. Yego. Uko biragaragara ko ibyo ukora ntabwo ushakisha rwose. Yewe kubona ibyo ukora ntabwo nabikora, sinzi naho byahera. Ariko tekereza uburyo ufata igitambaro umuntu yagusistisiye, urayikataguye, urongera uyitoranyije n'umweru. Ni ubuhanga. None se Fabrice, niyo myaka 5 umaze ukora aka kazi k'ubudozi, ese ni iki kaba karakugejejeho kugira ngo nukubona avuga ati ngewe rwose uriya muntu yabaye inspiration, ngomba kumukurikira nanjye ngagerageza kubikora? Ni iki cyaba cyarakuye? Waba warabonye iterambere cyangwa uracyari kwishakisha? Ntabwo navuga ko nishakisha mu myaka 5, kuko imyaka 5 ishize umuntu akora akazi uri gukora, hari inyungu uba warabonyemo bituma ugakunda, ukarushaho kugakunda, ugakomeza ukagakora. Rero iyo myaka 5 yose nageze ku iterambere, niguriye mashine niyo nakuye muri aka kazi, ndetse hari n'indi
nagiye nkoramo ibintu byinshi cyane. Mbega iyo mashini yindi irakuverisa ku iyi mashini yindi iramverisa yo ni nini kurenza iyi ngiyi. Yego, urumva rero ko ibintu ntabwo ari ukubikirenza, ibintu birimo umuti, birimo umuti. Fabrice rero ni byiza kuba waratekereje gukora umwuga w'ubudozi, kuko abenshi iyo babifashe bakabifata nk'abantu batabikunda, ariko reba nk'uburyo uba wambaye agashati keza gateye ipasi, ndatekereza ko imyenda wambara akenshi nawe uyidodera. yego, Uridodera. yidodera. ubu nk'umuntu ashaka kugira ngo umudodere ikote cyangwa ipantaro, ndakeka utamugenda yakugana ukabimukorera. Namukorera cyane rwose, ntabwo namuhenda. Gusa nk'iyi tisi ihagaze amafaranga angana? Iyi tise, iyi ni tise ya orijinali, iyi tuyihereza umukiriya, araza tukumvikana tukayamuha yuzuye, ntabwo ari menshi, ni 30,000. Yego, Mbega ipantaro yuzuye cyangwa orijinali ni karite nomero ya mbere. Kuko nanjye ndayibona kabisa, nayibonye numva nanjye nakubwira ukayindodera. Iyi ifite na kositimu. Kositimu sindayikata, ariko igitambaro cyayo nacyo ndagifite ahangaha. Byose na kositimu zikora neza. Iyi pantaro ndi kuyidoda uyu munsi, ejo nzaba ndi kudoda kositimu yayo. Kuko njye nayibonye mbona nta tuntu tw'udukosa turimo, kuko hari igihe umuntu akuzanira umwenda agasanga uko watangiye harimo amakosa. Yego, kabisa njye nayibonye mbona ko ufite experience utari n'ishakisha. ntabwo ari ibintu nshakisha, ibintu ni ibintu rwose nanjye numva ari impano yanjye. Batubwiye ko ukiri umusore rero. Yego, ubu ngubu umukobwa ufite iyerekwa yagahise avuga ati uriya musore rwose afite icyerekezo kizima, kuko ntabwo wakwicwa n'inzara ufite imashini yawe, ufite umwuga. yakwicwa n'inzara byo ntabwo byashoboka, ntabwo ibyo bibaho, kuko ntabwo amafaranga yatunga umuryango nayabura ufite iyi mashini ndi kwisenya. None se Fabrice, iyo ubona abasore n'inkumi b'iminsi, usanga benshi barashyize amaboko mu mufuka bakumva ko bazatungwa n'ababyeyi babo, wabagira inama nagira urubyiruko ko gutekereza ko uzatungwa n'ababyeyi ntabwo ari byo, kuko imitungo ureba iwanyu niyo iwanyu, ntabwo ari iyawe. N'ejo ibyo wiringiye by'iwanyu byahinduka, ugasanga bimwe wizeraga urabibuze. Ahubwo inama nabagira, ntibatinyuke bagane imyuga, amashuri y'imyuga bige. Kwiga imyuga ntabwo bitinda, urangiza kwiga uhita winjira mu kazi, ntabwo ari nk'akazi ka leta uba ushaka ngo bizagusaba kudepoza. Umwuga wize usoza uhita ujya mu kazi. Yego, rubyiruko mugitekereza ko ababyeyi bazabatunga, ibyo Fabrice abishyizeho umucyo, avuze ko mugomba kugana amashuri y'imyuga mukiga imyuga kugira ngo ubuzima bwanyu buhinduke. Kandi ababwiye ko amashuri na leta irabitubwira ko kwiga umwuga biguha amahirwe yo kubaho. Fabrice rero nishimiye ikiganiro mpaye. Fabrice, nzi neza ko udukurikiye wese afite ikintu akwigiyeho. Sinzi nimba hari ikindi wabwira abantu bashobora kuba baza bakugana, wabaha nimero yawe ya telefone, wabarangira aho ukorera, kugira ngo uzatekereza kugana azamenye aho ukorera. Nabaha nimero ya telefone. Nimero ya telefone ni 079 33 76 97. Korera Kimironko imbere ya Marine Supermarket, umuhanda umanuka ujya Zindiro. Rwose aho ngaho wageze wamvugisha nahita nkubona. Fabrice, urakoze cyane, ikiganiro cyiza umpaye, kandi nzi neza ko tuzajya tuganira iterambere uzakigeraho, uzakubwira ati bimeze gutya. Urakoze cyane, Imana ikumugisha, kandi amahoro n'umutekano bibe muri wowe. Urakoze cyane namwe. Sawa sawa.